Muri iki gihe smartphone zifite ubushobozi bwo gufata amafoto meza kandi hano mu Rwanda dufite ahantu heza. Muri byo twavuga nk'ibiyaga bya Kivu, Burera na Ruhondo, Ihema ndetse n'ibindi. Ikindi kandi dufite imisozi yo mu birunga ndetse no mu gace k'iburengerazuba bw'igihugu naho hari imisozi myiza. Ariko se waba uzi gufata amafoto meza y'ibice tuvuze haruguru ukoresheje smartphone yawe? Iyi ni Room Z ukurikiye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gufata amafoto meza ya landscape ukoresheje smartphone yawe hano mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu gifite uburanga bwinshi, kuva ku misozi yo mu birunga, ibiyaga bya Kivu, Burera na Ruhondo ndetse n'ibindi, kuzamuka kugera ku mujyi wa Kigali. Aho hose ni ahantu hafite uburanga ushobora gufata amafoto meza, yaba ari gupostinga cyangwa gukoresha mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Aha rero ukeneye kumenya uburyo uzajya ufatamo ayo mafoto yawe. Kuri ubu smartphone zifite kamera zishobora gufata amafoto meza akeye cyane ku rwego rwa pro, ndetse zishobora no gufata amafoto y'imishinga minini ndetse n'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Ibyo byose bigakorwa ku giciro gitoya. Ikintu cya mbere wakora, koresha urumuri karemano. Urumuri ni ingenzi cyane mu gufata amafoto ndetse n'amavideo. Niyo mpamvu ukeneye urumuri mu gufata amafoto yawe. Igihe cyiza cyo gufata amafoto buriya ni cya gihe bita golden hour. Ni cya gihe izuba riba risa nkaho riri kurenga ndetse rinamaze kurengaho gatoya. Hanyuma y'iminota 5 rimaze kurenga, hari ahantu hagira amafoto meza. Sinzi niba wari wabigerageza ngo uzarebe amafoto aba arimo ukuntu aba ameze. Iki gihe rero ushobora kukifashisha ugafata amafoto ya landscape cyangwa se ugafata andi mafoto y'ubwiza bw'ahantu runaka bitewe n'aho watembereye cyangwa se aho ugeze ako kanya. Icya kabiri, koresha rule of third. Ubu ni uburyo bukunda kwifashishwa n'abafotografi bakomeye. Ubu ni uburyo ugabanyamo kamera yawe ibice, ni ukuvuga ngo screen iba irimo imirongo 3 imanuye n'indi 3 izamuye. Ubu buryo bugufasha gushyira neza ikintu subject mu gice kigomba kujyamo, niba ari ku ruhande, hagati cyangwa se ku gice cyahagana hasi. Ubu buryo burafasha cyane mu gufata amafoto meza akeye ndetse agaragara nkaho yafashwe n'abantu b'abapro. Ubu buryo wabwifashisha ugafata amafoto meza. Icya gatatu, gerageza gufata amafoto mu buryo butandukanye ahantu hatandukanye. Niba wafataga amafoto uhagaze cyangwa se wicaye, gerageza no kuyafata ushyize kamera ahagana hasi cyane ku buryo bigaragara ko yafashwe n'umuntu w'umupro w'umuhanga mu gufata amafoto. Pana bya bindi usanga ifoto zombi zose zimeze nk'izafashwe. Hari ukuntu umuntu ajya gufata amafoto y'abantu ariko kamera nk'umuntu ubagize ibikuri. Gerageza gufata amafoto wifashishije bimwe bita low angle. Bivuga ngo ufashe ifoto usa nkaho washyize kamera ku butaka. Ziriya foto zigaragara neza cyane ku buryo umuntu uyibonye abona ko yafashwe n'umuntu w'umupro. Ushobora kandi kujya mu bice byo hejuru udasanzwe ufatiraho bitewe n'ikintu uri gufata. Tuvuge ni landscape, ni inzu se cyangwa se n'akandi gace. Ushobora kujya no muri etage kugira ngo ufate igice kiri hasi yawe ureba neza kugira ngo ifoto ize igaragara neza. Hari amafoto menshi mujya mukunda kubona aba yarafatiwe mu etage ariko ukabona ni amafoto meza cyane, utanamenya ko yafashwe n'amatelefone cyangwa se utanamenya ko n'abantu bayafashe atari abapro mu bintu byo gufata amafoto cyangwa se amavideo. Icya kane, koresha high dynamic range HDR. Iyi ni setting ibiri muri telefone ukoresha igihe uri ahantu hari urumuri rukabije cyangwa se urumuri rutari rwiza. Ubu buryo burafasha kugira ngo ibintu bize bifite amasura yabyo mu masura yabyo nyine. Cyane cyane nk'iyo uri gufata nk'imisozi mu gace katarimo urumuri rwiza, biza bisa neza cyane ukabona n'ibintu byakozwe n'abantu bafite ubuhanga mu gufata amafoto. Cya gatanu, koresha panorama mode. Panorama mode ni uburyo bwifashishwa iyo uri gufata ahantu harambuye cyangwa se tuvuge uri kureba wenda nk'ikiyaga cya Kivu. Ushobora gufotora ahantu hose uri kureba, ahantu hose uri kureba mu ifoto imwe. Pana gufotora agace. Ufotora ahantu hose mu ifoto imwe. Genda ujyana gutya ugafata ifoto y'ahantu hose uri kureba mu ifoto imwe. Ubu buryo nabwo bugaragaza ikintu washakaga gufotora icyo ari cyo. Uburyo washaka kubifotoramo
ndetse bikagaragaza n'ubuhanga mu gufata amafoto. Uburyo kandi bwongera igishushanyo gikwiye mu buryo bwiza bukwiye. Icya gatandatu, irinde gukoresha digital zoom. Uburyo bwo kuzuminga ubusanzwe ntabwo ari bwiza. Izi telefone akenshi zikunze kuba zifite amakamera 3 n'amarenzi yayo. Buri kamera ifite lenzi yayo, ifite akamaro kayo. Iyo ureba ibintu bikuri kure ariko ushaka kubyegera, si ngombwa ngo uzuminge. Hari kamera iba yarateganyijwe kuhafotora aho hantu. Hari izo bita periscope telephoto cyangwa se telefoto. Nizo ziba zarateganyijwe gufotora ahantu hari kure cyane hatakwegereye. Igihe ukoresha normal camera cyangwa se izi twita wide, ntabwo ari byiza kuzuminga. Kuzuminga byica kalite y'amafoto uri gufotora. Iyi foto ukazabona yaje ifitemo ibintu bimeze nk'umwanda cyangwa se irimo nk'ibintu bimeze nk'imyotsi itagaragara neza. Ni byiza rero gukoresha ziriya kamera zose uko baba baraziguhaye kuri telefone yawe, kuko buri kamera igira agaciro kayo ndetse ikagira n'uburyo ifata nabyita amafoto. Igira uburyo bwayo bwo gufata ifoto cyangwa se video. Niba ibintu bikuri kure, koresha izo bita periscope telephoto cyangwa se telefoto. Icyo gihe bizaba bisa nk'ibikwegereye, kuko ziriya izi kamera zifite lenzi za telefoto ziba zifite amamilimetero menshi, ni ukuvuga ngo ifotora ikintu kiri kure. Icya karindwi, niba ubishaka ushobora kwifashisha n'ama apps yo kweditinga amafoto. Aha twavuga nka Lightroom, Snapseed ndetse na VSCO. Izi ushobora kuzifashisha mu rwego rwo kugira ngo ifoto yawe ize igaragara neza, uyihindure uburyo igaragara, ize yahinduye ukuntu igaragara, mbese niko twabyita. Ushobora guhindura ibyo bita filter, ushobora guhindura ikirere ukuntu kigaragara kugira ngo irusheho kuryoha. Ibi ariko wirinde kubikora cyane kugira ngo ifoto yawe itaza gutakaza umwimerere. Ugomba kubikora mu buryo buringaniye. Kereka wenda nk'abantu babisobanukiwe bazi ibijyanye na photo editing, niba bashobora kubikora uko babishaka, ariko niba ushaka kugira ibintu biri simple, irinde gukora ibintu byinshi ku ifoto. Koraho utuntu dukeya dutuma ya foto yawe iza igaragara mu buryo busa neza, butatakaje kalite ku rwego rwo hejuru. Icya munani, hindura brightness ndetse n'amabara. Ubu buryo igihe ugiye gufata ifoto ubona harimo urumuri rwinshi, ushobora kugabanya urumuri, cyangwa se igihe harimo rukeya ukaba warwongeramo muri telefone yawe, cyangwa se ukongeramo ibyo bita temperature. Ni cya gihe ubona ahantu hasa nk'aho ifoto iraza isa n'ubururu cyane, ukaba wayihindura kugira ngo wongeremo akantu kameze nk'agahondo. Ni ibintu byitwa temperature kugira ngo ifoto ize kuza igaragara neza. Ariko nanone ubikore udakabije cyane kugira ngo itaza kuza yijimye cyangwa se yabaye umuhondo cyane, cyangwa se yagabanyutse cyane yagiye kuba nk'ubururu cyane. Icya cyenda, fata amafoto y'umuco n'uburanga. Mu gihugu cyacu dufite umuco tugenderaho, umuco wa Kinyarwanda, tukagira ubukorikori ndetse n'ibindi bintu dukora biranga umuco nyarwanda. Harimo imbyino, ushobora gufata imbyino abantu bari kubyina bya Kinyarwanda, ushobora gufata abantu bari gukora ubukorikori, kubumba se cyangwa se bya bindi bya handicraft. Ibyo bishobora kuvamo amafoto meza agaragara neza, ushobora gupostinga cyangwa se ushobora gukoresha n'ahandi hantu bikagaragara neza cyane. Buriya umuco ni ikintu cy'ingenzi kandi abantu benshi baracyubaha, ndetse hari n'abagukundira yuko ufite umuco wawe ugenderaho. Icya 10 ari nacyo cya nyuma, fata amafoto y'utuntu duto. Ntucikwe no gufata amafoto y'utuntu duto turimo nk'ibimera, ibishushanyo cyangwa se ibindi bintu bidakunze kugaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi bisanzwe. Udusimba, inyoni n'ibindi bintu nyine bidakunze kugaragara mu buzima bwacu buno busanzwe twirirwamo. Ibyo nabyo bikunda gutanga amafoto akunda kugaragara neza. Ushobora no kubikoramo content yo gufotora utuntu tw'utunyamaswa. Hari abantu benshi nzi bakunda gufotora, tuvuge wenda nk'urugero nk'inyoni. Hari abantu bakunda inyoni cyane, bakunda gufotora inyoni cyane ku rwego ubona rwose yarabaye umupro mu bijyanye no gufotora inyoni cyangwa se n'utundi dusimba duto duto. Muri make ufite uburyo bwiza bwo gufata amafoto ya landscape meza ukoresheje smartphone yawe. Ubu buryo buzagufasha kugaragaza amafoto yawe neza hano mu Rwanda, ndetse bukaba bwanakugeza kuri byinshi. Niba wanyuzwe n'iyi video, ntibibagirwe gukanda like, subscribe ndetse no kuyisharinga ku nshuti zawe. Ushobora kandi kuganira muri comment ku bindi bikorwa byiza biba hano mu Rwanda wifuza kuzafata amafoto.
tubonane muri video itaha. Wakoze kubana nanjye, komeza kugira ibihe byiza. Ciao.